Iyo itorero ricyashye abaririmbyi barenga urusengero bajya kuririmba ahandi hantu hatari mu mbibi z'ubutumwa bwiza tubwiriza, baba barengereye. Aho muzasoma abaririmbyi bose boneka muri Bibiliya baririmbiraga ahantu hose bashaka guhimbariza Imana. Uretse indirimbo zimwe zitwa indirimbo special, hagitwa ngo special praises. Special praises ni indirimbo zaririmbiwe ahantu hatabereye amateraniro y'Uwiteka. Muri abaririmbyi baririmbira imbere y'Uwiteka, izina ry'Imana rihimbazwe. Abaririmbyi aho babereyeho hose baririmbira imbere y'Uwiteka Imana. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma cyangwa cyitwa Amateka, igice cya 6, ni igitabo kivuga abantu bitwa Abalewi cyangwa abakomoka kuri Lewi. Abakomoka kuri nde? Kuri Lewi. Igitabo cya mbere cy'Amateka cyangwa igitabo cya mbere cy'ingoma cyangwa se ibyabaye ku ngoma z'abami, cyitwa amazina menshi. Muri Bibiliya dusanzwe dufite twese nicyo gitabo cyitwa igitabo cy'ibyo ku ngoma, ariko mu zindi Bibiliya handitse igitabo cy'iki cy'Amateka, Chronicles, ni igitabo cy'iby'abami bakoze maze birandikwa. Igice cya 6 kivuga bene Lewi batatu. Mbese umurongo wa mbere mwahageze? Igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, igice cya 6 umurongo wa mbere. Amazina 3 mwahabonye ni ayahe? Ni amazina 3 yonyine muri kuhabona. Ni ayahe mwayagezeho? Irya mbere ni irihe? Irya mbere ni Gerishomu. Undi ninde? Kohati. Undi ninde? Ni Merari. Ni abana 3. Uwitwa Lewi, niba ahari wenda mubasha kubyibuka, we akomoka kuri nde? Akomoka kuri nde? Mwise mutsindwa se kandi? Yakobo yarafite abana bangahe? Yakobo yarafite abana bangahe? Yarafite abana 12. Muri abo bana 12 umwe yitwa Lewi. Lewi mubasha kumwibuka mu nkuru z'ibyo yafatanyije n'umuvandimwe witwa Simiyoni ku mushiri mushiki wabo witwa Dina, ku nkuru yabaye ahantu hitwa Ishekemu. Ariko Lewi uyu nguyu wabyaye aba bana 3 ntago yakomeje kubaho, ariko abana be 3 ibyavuzwe kuri bo byinshi cyane nibyo ngendereye kugira ngo dusoma aha ngaha. Umurongo wa 3, umurongo wa 2 ukavuga ko bene Gerishomu ari abana 2. Umurongo wa 3 ukavuga ko bene Kohati ari abana bagera kuri 4. Muri abo bana 4 hakazamo uwitwa Amuramu. Kubo tumaze icyumweru twigana Bibiliya hano ku Kimisagara, uwa Amuramu akaba ari nawe ubyara witwa Mose nande? Mose na Aroni na mushiki wabo witwa Miriyamu. Naho Merari akabyara abana 2, uwitwa Mahari n'undi witiranwa n'umuntu nzi wikwicaye ahangaha witwa Mushi. Turamusuje mu izina rya Yesu. Mu nkuru zose zijya ziba ku Kabusunzu atoranya isomo rimwe riba mu izina rye, maze twayavuga ubutabazi ukumva araje avuga ati ahangaha haravuga ngo na Mushi. Mbese Mushi arahari? Arahari. Tumwifurije igitaramo cyiza. Avuka kuri Merari witwa Mushi. Nuko rero ntago mvuze Mushi uwo nguwo, ariko bariteranwa. Reka mbabwire yuko aba bana 3 batoranirijwe umurimo mwiza cyane. Aba bana 3 batoranirijwe umurimo mwiza cyane wo gukora mu buturo bwera, kandi aba bana 3 barawukoze. Haleluya. Bagenje bate? Barawukoze. Mu gisekuru cyabo niho hakomoka uwitwa Elukana. Mbese Elukana hari amakuru mumuziho? Elukana hari amakuru mumuziho se? Elukana tumusoma mu gitabo cya Samweli cya mbere, akavugwaho ko ari we mugabo w'uwitwa nde? Akaba se wande? Wa Samweli. Iyo miryango yose turi kuvuga yabaye mu itorero. Mu gisekuru cyabo witwa Asiri niwe wabyaye Elukana. Asiri uyu nguyu akaba akomoka kuri Kora.
Kora agakomoka kuri Aminadabu. Aminadabu akaba yari umwe mu bahungu ba Kohati. Hari abantu bakunda kwiga Bibiliya bagakurikirana aya mazina, ariko ni na byiza kuko aya mazina aduha amateka amwe yo muri Bibiliya. Uwitwa Kohati ni wa wundi twavuze uvuka kuri Lewi. Mu bana ba Kohati rero harimo uwitwa Aminadabu. Aminadabu yabaye umuntu w'ingenzi mu Bisirayeli. Aminadabu aza kubyara uwitwa Kora. Kora akora ikintu kibi. Kora muramwibutse? Kora we muramwibutse? Yayoboye ubwigomeke maze ayegera abantu bakoraga mu buturo bwera, maze abashyiramo igitegeko cyo kugambanira uwitwa Mose, maze bahimba impamvu yo gushwanira Mose. Bashakaga umwanya we, ariko impamvu bashatse kuri Mose ni yuko ngo yari yarashatse umugore utari umwisirayeli. Ariko reka mbabwire, barabeshyaga. Umugore wa Mose, umugore wande wa Mose witwa nde? Reka da, Yokebedi ni nyina wa Mose, ahubwo umugore wa Mose yitwaga nde? Yitwaga Sinati. Reka yitwaga nde? Yitwaga Zipora. Zipora akavuka mu gisekuru cy'Abamidiyani. Turi kujyana? Igisekuru cy'Abamidiyani. Akaba yaravukaga ku muntu wavaga indimwe n'uwitwa Yetiro. Bibiliya nubwo ivuga ngo Yetiro yari sebukwe wande? Wa Zipora. Yari sebukwe kuko yavaga indimwe n'uwabyaraga Zipora. Ntabwo Yetiro yabyaraga Zipora, ahubwo ise wa Zipora ntabwo ari we wareze Zipora, ahubwo Zipora yagiye kurererwa kwa se wabo. Muri Isirayeli rero abavandimwe bavindimwe ntabwo twebwe abo twita ba data wacu, ariko muri Isirayeli byari bimeze. Abaviga indimwe babaga ari ba papa b'abana nubwo baba batababyara. Zipora ise ntabwo ari inde? Ntabwo ari Yetiro, ariko Yetiro kuko avindimwe na se wa Zipora byatumaga yitwa ise wande? Wa Zipora. Bese birumvikanye? Rero Kora uwo nguwo tuvuze aho ngaho niyo nababwiraga ko we yakoze ikintu kibi, kuko yayoboye imyigaragambyo yo kwanga umugore wa Mose witwa Zipora. Nyamara Zipora uko muri kubyumva akomoka kwande? Mu muryango wa Yetiro, kandi umuryango wa Yetiro ni abaki? Ni Abamidiyani, kandi Abamidiyani bavuka kuri nde? Niba mubikurikira ubanza ari bibagore. Bavuka mu gisekuru cya Esawu, cya Aburahamu, ariko ku mugore Aburahamu yabyaye nyuma yuko Sara amaze gupfa. Uwo mugore Aburahamu yabyaye nyuma yuko Sara amaze gupfa yitwa nde? Yitwa Ketura. Ketura yabyaye abana 6. Muri abo bana 6 harimo umwana witwa Midiyani. Nuko rero Abamidiyani ni abana ba Aburahamu. None abantu bavuka kwa Midiyani isekuru akaba ari Aburahamu, ni abanyamahanga cyangwa ni Abisirayeli? Nuko rero Kora yayoboye ikinyoma, ariko Imana yarabimuhoye. Ayobora n'abandi bantu bagera kuri 250 bavuga ari kijyana. Mbese turi kujyana? Ariko tukiri kuri iyo nkuru, reka mbabwire yuko yabizize wenyine, ariko abana be bararokotse. Imana ihabwe icyubahiro. Abana be bararokotse, muzabasoma muri Zaburi ya 42. Zaburi yitwa Zaburi ya bene nde? Zaburi ya bene nde? Zaburi ya bene Kora. Zaburi ya bene Kora. Abana ba Kora babaye abaririmbyi mu itorero ry'Imana. Reka nihute nsoze iminota bambwiye, kuko nsigaje iminota 3. Nuko rero aba bana bo muri bisekuru ndi kubabwira, nababwira ngo hari abantu bakunda kwiga aya mazina mukagira ngo bari kwiga ibintu by'imfabusa, kandi birimo amakuru meza. Nuko rero aba bana reka nsoreze ahantu bahawe inshingano yo mu rusengero rw'Uwiteka. Ubwo bahabwaga inshingano yo mu rusengero rw'Uwiteka, reka ndobanura uwo murongo aba ari wo mbasomera wonyine. Uwo murongo aba ari wo tunasorezaho. Amagambo ya bene Kora, ya bene Lewi, ya bene Kora, bene Lewi n'abandi bakomokaga aho ngaho. Umurongo wa 17, reka nsome ku murongo wa 15. Mwene Uza ni Shimeya, mwene Shimeya ni Hagiya, mwene Hagiya ni Asaya. 16. Abo nibo umwami Dawidi yashyize ku murimo wo kugenza gute? Wo kuririmba. Ariko baririmbira hehe? Mu nzu y'Uwiteka. Ubwo isanduku yari imaze gushyirwa hehe?
mu buturo. Murongo wa 17, bagashokoreshereza indirimbo imbere y'ubuturo bw'ihema ry'ibonaniro kugeza aho Salomo yamariye kubaka inzu y'Uwiteka i Yerusalemu. Reka narababwire ko amagambo akurikiraho aravuga yuko nuko urusengero rw'i Yerusalemu rumaze kuzura, ubuturo bw'Uwiteka bukuweho, isanduku y'Uwiteka yimuriwe mu rusengero, baririmbyi baririmbiraga mu ihema ry'ibonaniro binjira mu nzu y'Uwiteka kujya kuririmbamo, Imana ihabwe icyubahiro. Buri icyo nari ngende kubwirira muri iki kibwirizwa ni iki ngiki: muri abaririmbyi baririmbira imbere y'Uwiteka, izina ry'Imana rihimbazwe. Abaririmbyi aho babereyeho hose baririmbira imbere y'Uwiteka Imana. Muzirinde ko indirimbo z'Itorero ry'Abadiventisi umunsi wa karindwi mwazijyana mu kabari, kuko ntimuzigera musoma akabari muri Bibiliya, ntabwo muzigera na rimwe. Iyo itorero ricyashye, abaririmbyi barenga urusengero bajya kuririmba ahandi hantu hatari mu mbibi z'ubutumwa bwiza tubwiriza, baba barengereye. Aho muzasoma abaririmbyi bose baboneka muri Bibiliya baririmbiraga ahantu hose bashaka guhimbariza Imana. Uretse indirimbo zimwe zitwa indirimbo special, hagitwa ngo special praises. Special praises ni indirimbo zaririmbiwe ahantu hatabereye amateraniro y'Uwiteka. Imwe muri zo ni indirimbo yaririmbiwe mu butayu. Buri indirimbo ya Miriyamu, nako si ni Miriyamu, ni ya Mose, nuko Bibiliya yavuze ko Miriyamu ari we wateraga. Mbese turi kujyana, kuko ibyahishe bivuga ko tuzaririmba indirimbo ya Mose n'iy'umwana. Mbese mwumva mu byahishe bavuga indirimbo ya Miriyamu? Oya, iriya ndirimbo yari iya Mose, ahubwo nuko mu kuyitera Mose n'imyaka ye n'ijwi rye n'ubusaza bwe atashoboye kuyikomeza, maze Miriyamu aba afashe refure, niyo bahise bafata mu mutwe vuba vuba, asohokana n'abandi bagore bajya kuririmba refure gusa, barayirimba bayisubiramo, baranezerwa. Iyo ndirimbo bitinze yihita yitwa iyande? Yitwa ya Miriyamu, ariko Bibiliya itubwira ko iyo ndirimbo ari iyande yemwe? Mu buhanuzi ni ya Mose, kuko yagaragaza intsinzi y'Imana. Iyi ni imwe mu cyitwa ngo ni special praises. Special praises ni indirimbo zaririmbiwe ahantu runaka hatari mu rusengero rw'Imana cyatari mu materaniro. Iya mbere niyo ngiyo. Indi ya kabiri njya mabwira yitwa special praises. Bibiliya ivuga ngo ni indirimbo zarimbiwe ahantu hadasanzwe. Ni indirimbo Abisirayeli baririmbiye mu bunyage, bari ku nyanja, bareba igihugu cy'iwabo, batemerewe gutaha, bakaririmba babiterwa nuko abanyamahanga babasaba bati muririmba neza, nimukomeze muturirimbire. Bageze aho barivumbura, barambika inanga hasi. Mbese mwarabisomye muri Zaburi, baravuga bati turakomereza kuririmbira iki tutaririmbira hehe yemwe mu gihugu cyo, ahubwo waduha tukagenza dute? Tukambuka. None indirimbo tukazongera kuziririmba twaragenje dute? Twaramutse aho hantu baririmbiye ku mugezi y'i Babuloni, bababajwe nuko batari gutaha, bari kuririmbira abanyamahanga ko banezerwa, maze umubabaro ubazaho. Iyo ndirimbo yitwa, ni imwe mu cyitwa special praises. Indirimbo z'agahinda, indirimbo z'imibabaro, indirimbo z'ahantu hadasanzwe. Nyamara ibitari special praises nuko indirimbo ziririmbirwa imbere y'Uwiteka mu rusengero rwe rwera. Ndashoje. Imana ibaha umugisha ko mwatoranirijwe kuririmbira imbere yande? Imbere y'Uwiteka, kandi hehe? Mu rusengero rwe rwera. Imana ihimbazwe. Nuko rero nimuzagusoma muri iki gice murasanga ari abitwa Abalewi. Haleluya. Niba twatangiriye hejuru bitwa abaki? Bitwa Abalewi. Hari nubwo nanone tujya dushyiraho izina precision, izina rihita riba precisa neza, ryitwa abaki yemwe? N'abaririmbyi b'abaki? Iryo zina nigeze ndivuga ahangaha ku Kabusunzu, n'ahangaha nigeze ndivuga. Ni izina ryitwa Abalewi b'abaki? Abalewi b'abaki? Oh, mujya mwibagirwa rwose. Bitwa Abalewi, ariko igice cyavuyemo abaririmbyi kikitwa abaki? Abakohati. Bitwa Abalewi b'abakohati. Nuvuga ngo mwese mwicaye ahangaha muri Abalewi b'abakohati. Imana yabwe icyubahiro. Batoranirijwe kuririmbira imbere yande? Imbere y'Uwiteka mu rusengero rwe rwera. Kubw'iyo mpamvu mubigendere, mufite agaciro gakomeye, mukagendere. Ntimukemere ko indirimbo zanyu zirenga izo mbi Bibiliya yavuze. Ntimukemere ko amajwi yanyu ajya gutayanjwa ahatandukanye. Ntimukemere ko hari undi muntu cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose cyabajyana hirya y'imbibi z'Abalewi. Ahubwo nimuhame mu rusengero rw'Uwiteka, muririmbire izina rye, muririmbire ahera he, muririmbe ibyera, muririmbe imitsima itunga Abisirayeli. Kandi igihe cyose muririmba, Imana ijye ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24
umurongo wa 14.